Ndabaramukije mwese aho muherereye, ndabaramukije abari muri uru Rwanda rwacu, ndabaramukije abari hanze yarwo. Uwiteka nabaha umugisha, mwebwe mujya mudukurikira kuri Mikrozami and Me TV show cyangwa kuri kamera bitewe naho twakoresheje. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Uyu mwanya mwiza, aya masaha, aho uherereye hose, waramutse ute bitewe naho uri, wiriwe ute bitewe naho uri. Imana rero nigumye kubaha umugisha, mugumye kugubwa neza. Abari mu mirimo inyuranye, abari mu kazi gatandukanye, abacuruza, abari mu ofisi, abari ku matere, abantu bose aho bari, Uwiteka nabaha umugisha kandi mugumye kugubwa neza. Uyu mwanya hari abababaye, hari abari mu bitaro bakoze impanuka, hari abarwaye uburwayi bunyuranye, hari abarimo kubyara, yewe uyu munsi wasanga hari abarimo gushyingura. Ibyo bihe byose tujya tubinyuramo kuko ibihe bibi ni byiza birasimburana. Aho turirira hari ababaharirimbira, aho turirimbira hari abababarira. Rero uyu munsi bitewe n'igiko uhagazemo uyu munsi, ushimira Imana ko ugihagazemo ukiri muzima. Ibyabaye byabaye, byaba ari byiza shimira Imana ko yakugejeje kuri uwo mwanya, kandi byaba ari n'ibibi nabyo bireke bihite, icyo nzi cyo haguma amagara. Rero mumerewe mute? Ndabifuriza kuguma kugubwa neza, ndabifuriza kuguma kumva umugisha w'Imana ku buzima bwanyu. Dufite byinshi yakoze ku buzima bwacu, dufite ibihamya byinshi bitwemeza ko Imana yacu ari nyamaboko. Ndabasuhuza cyane rero mbabwira ngo umunsi mwiza, mbabwira ngo muhahe muronke, mbabwira ngo aho muri Uwiteka bashyira ukuboko kwe kwiza, ijisho rye ryiza rihore kuri mwebwe. None se muri amahoro? Mumeze mute? Mu mitima yanyu murumva mumeze mute? Ni Mama Queen Tuyishimire Vestina, turaziranye bihagije. Aha rero ni kuri Mikrozami and Me TV show. Uyu mwanya mwiza nongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku bintu binyuranye n'ubundi, ariko uyu munsi nabasezeranije ko akenshi inkuru muzajya mwumva kuri mikoro gutya hatari video, inyinshi zizajya ziba ari inkuru mbarirano, amateka runaka y'ibintu cyangwa se utundi dukuru tundi. Mujye mumfasha rero. Uyu munsi ni uko byagenze, ngiye kubabwira akantu gafite umutwe uvuga ngo impamvu si njye, impamvu si wowe, ahubwo impamvu ni rwo. Impamvu si njye, impamvu si wowe, ahubwo impamvu ni rwo. Ni uruki rero tugiye kuvuga? Ni uruki? Ni agatekerezo habayeho inyamaswa eshatu. Ni inyamaswa eshatu zakundanaga, noneho muri uko gukundana kwazo zigakundana zose uko ari eshatu, ariko imwe igakundana n'indi, indi igakundana n'indi, nayo indi ikagaruka igakundana n'indi, bigakora nka triangle. Ni ukuvuga ngo zose zari inshuti ariko mu buryo buziguye. Imwe ari inshuti y'indi, y'indi atari inshuti icyarimwe. Noneho izo nyamaswa harimo urukwavu, hari harimo imvubu yo mu mazi, hari harimo n'intare umwami w'ishyamba. Noneho urukwavu rukaba inshuti y'intare y'ishyamba umwami, rukongera rukaba inshuti n'imvubu yo mu mazi, kandi noneho ya ntare nayo ikagaruka ikaba inshuti umwami w'ishyamba. Izo nyamaswa zose zarakundanaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko kandi ntizihura ari eshatu ngo zibe zikundanira hamwe bikore itsinda, ahubwo imwe igakundana n'indi ku giti cyayo gutyo. Noneho kubera urukwavu rwari inshuti yazo zose, yari inshuti y'intare, yarangiza ikaba n'inshuti y'imvubu. Bityo rero biza gutuma urukwavu rubona urukundo imvubu igirana n'intare, irababara, iravuga iti ni gute ngende inshuti y'intare nkaba n'inshuti y'imvubu, kandi nanone imvubu ikabikundana n'intare, njyewe ntabizi, ni gute? Ibigendera aho ngaho, igenda ibireba, ariko birayibabaza uko bitera intambwe, birayibabaza uko bibana, irayibabaza. Noneho urukwavu rurababara cyane, ruza kugeza igihe rushaka ikintu cyose cyatandukanya izo nyamaswa, noneho igasigara ari inshuti y'umwe ariko zo zidakundana. Noneho yo nta kindi kintu yakoze, yaravuze ataba abantu, izi nyamaswa ni inshuti pe, ariko sinshaka ko ziguma gukundana, oya ngomba gusenya umubano wazo, njye ngasigara ndi inshuti y'umwe, ngasigara ndi inshuti y'undi.
nuko rero irakuzamukira igiye ku ntare umwami w'ishyamba, iragiye irayicaje irayiganirije, ubwo ntibuze ibyo yayibwiye. Urukwavu ruzi ubwenge murabizi, ni bakame. Rurayicaza rurayibwira iby'urukundo byarwo, irayibwira uburyo babana, irangije irabwira ati ariko uburyo dukundana rero, hari umunsi nshaka ko tuzakora amarushanwa tukareba uhiga undi, ubundi wowe uri munini, wowe ufite ukuntu uri umwami w'ishyamba, ngende gato iki, ariko ndashaka ko tuzakora amarushanwa tukareba umuntu urusha undi imbaraga, hanyuma urusha undi imbaraga agahembwa. Intare iraseka cyane yishimye kuko yari kumwe n'inshuti yayo, igira ngo nyine ni ibintu byabo byo kugira ngo kuko barushanwe, nyamara ntimenye ko urukwavu ruri mu mupango wo gusenya umubano wayo n'imvubu. Irifata irayibwira iti umunsi umwe ndashaka tuzavugane, ngewe wowe uzaguma mu ishyamba hejuru, ngewe nzamanuka njye epfo mu kabande, nzizirika umugozi, nawe wiziritse undi, nzahava wa wiziritse nanjye mumanukane ngende njye mu kabande mwizirike, noneho nindangiza tuzashaka udusifurira akore ku mugozi niwizunguza, aho nzaba ndi mu kibaya nawe uri ku musozi, tuzatangira dukwege umugozi dukururane, uzarusha indi imbaraga akamutirimura ahari agasanga undi azaba atsinze, hanyuma uzatsindwa azahemba uwatsinze. Ati kandi ndabizi wa ntare we nzagutsinda. Intare iriyamirira ireba ingano y'urukwavu, ireba iki, iravuga ati we ntiwantsinda, ariko ntacyo, kubera turi inshuti tuzabikore, nuntsinda nzaguhemba, nanjye nintsinda uzampemba. Umunsi uricumye, urukwavu rurakumanukira ruvuga ati sawa, rurakumanukira rujya ku mvubu ipfuye mu mazi, ruragenda rurayibwira nka bya bindi rwabwiye intare, rurayibwira ruti turi inshuti koko, turabanye igihe kirekire, ariko nshaka ko tuzakora amarushanwa njye nawe tukishimisha, hanyuma utsinze undi agahembwa. Imvubu ireba urukwavu amarushanwa byakorana ntirutsinde, irayayoberwe. Urukwavu ruti nge nzaza hano nkuzirike umugozi, nindangiza nzamuke ngende njye ku musozi hejuru, dushaka umuntu udusifurira akore ku mugozi, hanyuma aho uri mu mazi uzakwega umugozi, nanjye aho ndi musozi nzakwega umugozi, hanyuma uzazamuka agasanga undi cyangwa akamanuka, uzava mu byimbo bye agasanga undi azaba atsinzwe ahembe uwatsinze. Ati kandi nzagutsinda. Imvubu nayo irangije iraseka iravuga iti ibyo nabyo tiburetse nzakwereka. Ati ntacyo, dushyireho umunsi barawusetinga bawushyiraho, bamaze kuwushyiraho urukwavu ruragenda rushaka umugozi mwiza ukomeye. Umunsi rero ugeze isaha bavuganye, urabyumva isaha yavuganye n'intare siyo yavuganye n'imvubu, kuko yari kuva ku ntare ikamanuka ikajya ku mvubu. Irakuzamukira ijya ku ntare, yiziritse umugozi mu ijosi, irangije irayibwira iti noneho nanjye reka manuke njye mu kabande, hanyuma nimara kugera mu kabande ndaba nabwiye udusifurira araza gusifura, niwumva umugozi winyeganyeje utangire ukurure, nanjye ndakurura, ubwo turebe uri butsinde. Intare umugozi irawambaye, urukwavu rufashe undi mutwe rurawumanukanye rugeze epfo mu kabande, rurangije rwambitse imvubu, nayo imvubu iti ntacyo, zamuka. Narwo rurazamuka, aho kugira ngo rugende rero ruragenda rwigiramo hagati. Rumaze kwigiramo hagati, ruba ari rwo rukora kuri wa mugozi. Rukoze kuri wa mugozi, noneho rero intare aho iri yumva umukino uratangiye, imvubu aho iri yumva umukino uratangiye, ubundi urukwavu ruritaza rwigira ahitaruye rureba umukino uko uteye. Intare irakwega, imvubu irakwega, intare irakwega, imvubu irakwega, intare yakwega itari kure ni rwa rukwavu nkwega, bikayinanira kumva irakurura umugozi uremereye. Imvubu yakwega iti uru ni rwa rukwavu nkwega, nayo yakwega igasanga n'umugozi uraremereye. Urumva intare n'imvubu bikururana rero ntago biba byorohanye, nyamara nyirabayazana ninde? Ni urukwavu. Nk'uko intego yacu ivuga, iravuga ngo impamvu si njye, impamvu si wowe, impamvu ni rwo. Urukwavu rwibereye ahiherereye, uburyarya bwarwo rwicaye ahirengeye, rurimo kureba uko inshuti rwateranije zirimo zikwegana, kandi rwo ari rwo nyirabayazana kandi ari inshuti yarwo. Rurangije ubwo zirakwegana kugeza ku rwego ari imvubu irazamuka, uko igenda ifata umugozi irazamuka, intare irazamuka, noneho bihuriramo hehe? Bihuriramo hagati. Bihuye birebanye bikubitanye, bisanga imvubu isanga si urukwavu bikururana, isanga ni intare kandi ni inshuti yayo. Intare irebye isanga ni imvubu bikururana kandi ari inshuti yayo. Noneho agakwavu kibereye iriya ku musozi kaza kiruka kaje guhurura.
kandi karahurura ariko kateye impagarara, kateje intogondo. Kaje karabaza kati imvubu irabaza iti warukwavu wadukoze ibiki? Imvubu iti ko ntacyo mpfa n'intare, intare ari inshuti yanjye. Intare nayo iti ko ntacyo mpfa n'imvubu, imvubu byagenze bite kugira ngo wisange muri uyu mugozi? Itangira gusobanurira intare uko urukwavu rwayibwe. Urabwira uti rwose ntacyo mpfa, nawe urabizi, ntacyo, kugeza kuri uyu munsi ubu turakururana dupfa iki ko atari we twajyanye mu marushanwa? Intare nayo iti nanjye byagenze bite, nari nzi ko ndi mu mukino n'iki n'urukwavu. Ariko ibi bitweretse yuko urukwavu rwatwihishemo ari ururyarya rushaka kuduteranya, kuko wowe twigeze tuvugana iby'amarushanwa, nawe ntitwigeze tuvugana iby'amarushanwa, ahubwo impamvu yo kuba dukweganye gutya ndetse tukarindiraho dukurana mu byimbo twembi, ari wowe watirimutse ari nanjye natirimutse. Ntabwo impamvu ari njye kandi impamvu si wowe, ahubwo impamvu ni uru rukwavu. Urukwavu rero ruhinduka iciro ry'imigani gutyo, ruhinduka ururyarya gutyo, rugira ubwanzi hagati y'intare, rugira ubwanzi hagati y'imvubu, kubera guteranya abavandimwe. Rwa rukundo rwarwo n'izo nyamaswa rurahenebera, kuko rwari rukozwe n'isoni kandi ruteranyije inshuti. Birangira ibyo rwifuzaga kugeraho bitagezweho, kuko rwari rusebye. Bibwiranye basanga impamvu yo gukururana kwabo sibo, ahubwo ni urukwavu rwabateranyije kandi rwari inshuti yazo. Aka gatekerezo rero nkimara kukumva cyangwa se kugatekerezaho, nagiye nafashe umwanya munini wo kukanaliza cyangwa se kugafataho umwanya wo kugatekereza. Nsanga mu buzima bwa buri munsi tubamo, yaba ari njye yaba n'abandi, hari uburyo abantu babaho. Bamwe bakaba ari intare, abandi ari imvubu, abandi ari inkwavu. Abantu bakabana bakundana, bagakundana mu buzima, bagafashanya mu bintu bitandukanye, bakabana neza. Kandi ugasanga koko nko kuri izi nyamaswa eshatu zari zimeze, hari abantu bateye gutyo. Ugasanga ngiye mfite inshuti yanjye nayo ifite iyayo, kandi ya nshuti yayo nayo ni inshuti yanjye, kandi twese ntituziranye nk'igurupe, ahubwo buri wese afite ubushuti bwe n'undi. Noneho ugasanga umwe muri twebwe yamenya ko turi inshuti kandi nawe ari inshuti yacu, agashaka guca umubano, agashaka gukupa cyangwa se guhagarika wa mubano mufitanye, kandi mu buryo buziguye. Akumva ko naca umubano wawe azagumana nawe, akumva ko naca umubano wawe n'uriya nawe azagumana nawe, kandi ntatekereze yuko ahubwo muzahinduka abanzi be mwembi. Ibyo bintu rero bijya bibaho mu buzima bwa buri munsi. Ugasanga abantu barateranya abandi kandi ari inshuti zabo. Abantu bakagirana amakimbirane ari imiryango, abantu bakagirana amakimbirane ari urugo rwubatse umugore n'umugabo bitewe n'inshuti yabo hagati. Ugasanga mu rugo imbere harimo n'umugabo n'umugore babana, ariko umugore bafite wenda inshuti y'urugo runaka, ishobora kuba ari umugabo cyangwa umugore. Ugasanga wa muntu afitanye ubushuti bwihariye n'umugore, akagirana n'ubushuti bwihariye n'umugabo. Noneho ya nshuti ikazaba ari iba intandaro kugira ngo urwo rugo rusenyuke, kandi mu by'ukuri ariyo bizeraga, ari ihorana nabo, ari isangira nabo, amabanga yabo aribo bayabwirana. Rwarangiza rukagaruka kuri umwe rukamubwira ati runaka ko ameze gutya na gutya, rwajya no kuri wandi ati runaka ko ameze gutya na gutya. Bigashibuka ba bantu babiri bari couple bagiranye amakimbirane, bikavaho bagasenya bagashwana, kandi biturutse ku nshuti yabo. Iyo babaye abanyabwenge rero, umwe akumva ibi undi akumva ibi, kandi akumva byenda gusa biturutse ahantu hamwe, ahita avuga ati kumbe ni runaka. Ukaza gusanga rero impamvu si yari we n'impamvu si yarundi, ahubwo impamvu yari rwo. Ugasanga impamvu yari rwa rukwavu ruri hagati yabo. Ugasanga abantu mu buzima busanzwe barabana, barigana, abantu barakorana mu kazi, abantu barasengana, bararirimbana, abantu barabana mu mirimo itandukanye. Ariko ugasanga abantu bateye gutyo bariho baba bashaka guteranya abantu n'abandi mu buryo buziguye cyangwa ubutaziguye, kugira ngo umubano w'abantu ukatike, ucibwemo, hazemo uruntu, hazemo urwikekwe, abantu batane. Rero nkaba mvuga ntari kubundi bimarira iki abantu kugira urwango, bimarira iki abantu kugira ishyari kugeza ubwo aba bana wifuza kubatandukana. Bimarira iki abantu kuba wasenya urugo rw'abandi, bimarira iki abantu kuba watandukanya abantu mu kazi, ukirukanisha umuntu, bimarira iki abantu kuba abantu basenyana. Rero wenda aka gatekerezo cyangwa se iyi nkuru reka yigisha umuntu wigenzura, urebe uvuga uti mbese mu mibanire yanjye na bagenzi banjye nkora iki kugira ngo umubano w'abantu urusheho kuzahuka, nkora iki kugira ngo urusheho kugenda neza, uwari ugendaga gake ugende neza, cyangwa nkora iki kugira ngo abantu barusheho kubana neza bakundanye badashwanye. Kuko hari abantu babanira abandi ari abanyamatiku gusa, ari abanyeshyari, ari abanyamagambo, ari abantu bateranya abandi nta cyiza babifuriza.
wigenzura urebe uti ni iki nakora kugira ngo umubano wanjye na bagenzi banjye urusheho kuba mwiza. Niba hari akantu gashobora kuba wiyiza ujya kumva ngo abantu bicanye. Nk'urugero rumwe, maze iminsi mbona inkuru zitandukanye z'abana b'abakobwa bahanze bakundana n'abahungu, noneho ugasanga abana babiri n'abakobwa ni inshuti, umwe akagaragariza undi fiance cyangwa boyfriend wakamubwira ati turakundana, yamara kumugaragariza bose urumva ari we beretse inshuti y'umukobwa w'inshuti yawe, urahinduka inshuti ye, wenda ujye umuvugisha bisanzwe, na nshuti yawe gume kwizere. Noneho nibirangiza usange ya nshuti yawe y'umukobwa ni kudeturuni gutwaye wa muhungu, usange wa mukobwa ujemo hagati niwe utumye musenyura umubano wanyu. Noneho izo nkuru rero zimaze iminsi nsigaye mbona ukuntu abakobwa bicana kuko batwaye bagenzi babo, ugasanga abadamu bicanye kuko batwaranye abagabo kandi bari inshuti bitandukanye. Noneho ugasanga urwo n'urwango cyangwa ishyari riba ryaje hagati aho ngaho, bigatuma umuntu yiyangaja mu gukora ibyaha, yiyangaja mu gutanya abantu, yiyangaza mu gusenya, bikazavamo ko noneho mugenzi we akora icyaha akigushijwemo na mugenzi we, akaba yamurogesha agapfa. Hari abo maze iminsi mbona bigaragura mu marimbi hejuru y'imva zabo bishe bapfa, abagabo maze kubona ka zigera muri enye, ukabona ibyo bintu ni ibintu biteye ubwoba. Ukumva abandi badivorushije, ukumva abandi mu kazi birukanywe, ukumva abandi seta bakoreragaho bayivuyeho kubera inshuti zabo, ukumva abandi niba bari abanyonzi baratandukanye baratukana umugenda kandi bari inshuti magara, ugasanga abamama bakorana imirimo y'Imana baratukana barangana urwango kandi bari inshuti magara. Ugasanga mu buzima busanzwe ibintu byabaye ibindi kandi ba nyirabayazana ari abantu ba hafi na hafi. Rero inshuti zanjye, mu kiganiro nari mfitanye namwe uyu munsi, nagira ngo nkubwire ngo ugenzure, nusanga impamvu atari wowe, uce bugufi usaba imbabazi mugenzi wawe mwakweganye bitabaturutseho. Nawe nusanga kandi ari nawe biturukaho kugira ngo abantu bagire umubano muke cyangwa umubano wabo zambe, uce bugufi kandi wisubireho ubigisubizaho kuba ikibazo. Nasomye ijambo muri Bibiliya rimbwira ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba, ngo inshuti zibana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Niba udashoboye gukunda abantu mu makuba, winayabatamo. Niba udashoboye kubasapotinga mu byago barimo, mu makuba barimo cyangwa mu mubano wabo, niba udashoboye kubatiza umurindi ngo umubano wabo ugende neza urushaho kuba mwiza, bareke bigumira uko bari ariko n'uwo bafite wibusenya. Niba abantu bibaniye neza mu rugo rwabo, wiba katarizeri yo kugira ngo umubano wabo ugende nabi, ngo wihutishe cyangwa se urushaho gukuza ibintu bidahari, umubano wabo ugende nabi. Niba uba mu rusengero, niba uba muri sosiyete, mu bibina, mu isoko, ahantu hose, gerageza we kuba nyirabayazana kugira ngo ibibazo bive mu bantu, ahubwo gerageza uharanira umubano mwiza n'ikimana dushakaho, kuko abavandimwe babana ibihe byose, inshuti zibana ibihe byose, kandi umuvandimwe akavukira gukura bagenzi be mu makuba. Niko Bibiliya ivuga. Bibiliya ikongera ikambwira ngo ntugacudike n'umunyamujinya kandi ntukagendane n'umunyaburakari. Bivuga iki? Hari igihe ubana n'umuntu ukaba ubizi ko ari umunyamujinya, ari umunyaburakari, kavuga uti ni inshuti yanjye uko byaswa ariko kose, ariko ni umunyamujinya. Man, icyo nakora cyose ndabizi neza ko ari umunyamujinya, ugahora wigengeseriye, ukaba ubizi ko ari umunyaburakari, mukabana mu byiza ariko haba akantu gato akagukankamira, akakubwira nabi, umutima ugahora uhagaze kubwe kandi twako ari inshuti yawe. Inshuti nk'iyo ntabwo nagukonsiya kuguma kubana nayo. Niba uzi ko itari buhinduke, ntukagendane. Dore ni Bibiliya bivuze mu Migani igice cyaho cya 22 umurongo wa 24, haravuga ngo ntugacudike n'umunyamujinya kandi ntukagendane n'umunyaburakari, kugira ngo utige ingeso ze zikabera ubugingo bwawe umutego. Hari igihe ubana n'umuntu wananirwa kumuhindura mu burakari bwe n'umunyamujinya, ugahita nawe wiga ingeso zo ukavuga utari ko azajya nkankamira nanjye mukankamire, nituba turi muri modu nziza twongere tuganire, nandakarira nanjye murakarire, ubundi wandusha uburakari. Bityo rero iyo ucuditse n'umunyaburakari n'umunyabujinya, iyo utamuhinduye intege zawe zibaye nke n'umuhindure, waraguhindura ugasanga ukora nk'ibyo akora. Umujinya atunguka utunga, uburakari atunguka butunga, ingeso mbi ze ukazifata. Bityo rero ntugacudike nawe, ntukagendane n'umunyamujinya cyangwa umunyaburakari. Iga gukora neza, kuko gukora neza ni ikintu gihambaye. Gukora neza, kubana neza n'abantu ni umugisha utangaje. Bibiliya rero irambwira ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa kandi umukene aruta umunyabinyoma.
ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Njyewe ineza ngira, ntabwo kugira neza bigombera inka nyinshi, niko bajya bavuga. Kandi umuntu akubana n'abantu ntabwo bisaba ibya mirenge. Ineza y'umuntu ntabwo iba nyinshi. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa uko byasi ko ariko kose. Kandi umukene w'umunyangeso nziza aruta umunyabinyoma uwo ari we wese. Niyo wabana n'umuntu ntacyo ari buguhe, ntacyo ariko ari umunyangeso nziza, ari umuntu ufite umutima mwiza, atari umunyaburakari twavugaga, atari umunyamujinya. Ushobora kubana n'umuntu ufite iby'umuca byinshi, vuga uti yankoreye iki n'iki ariko yakiguha akagucyurira imyaka n'imyaniko, yagukorera icyo ukagira ngo afashe amatangazo. Ibyo biruta nuko wabana n'umukene w'umunyangeso nziza, mu gusangira akawunga ntagire umujinya, mushobora gusharinga ikintu runaka ntibigire ingaruka, kuruta wa wundi ushobora kuguha ibya mirenge akavuza amakondera igihugu cyose kikamenya yuko yakugiriye neza. Rero ntimugacudike n'abanyamujinya, ntimukabane n'abanyaburakari. Kandi namwe niba muri abanyaburakari muri n'abanyabujinya, mwigenzure musure imitima yanyu, mwe kubanira n'aba bantu, kubera ko burya icyo nzi cyo kubana neza n'inshuti. Bibiliya yarambwiye ngo mubane na bose amahoro uko bibashobokeye. Mubane na bose amahoro uko bibashobokeye, kuko Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye, kandi amahoro yanjye ndayabahaye. Ngo ntabwo mbahaye nk'uko ab'isi batanga. Yarabizi ko ab'isi dutanga nabi, yarabizi ko umuntu wese aguheje akagucyurira, yarabizi ko umuntu wese akugirira neza ejo akabyirata, yarabizi ko umuntu wese aguha yarangiza akakugira umucakara agahora yumva yagutwara uko abonye, yarabizi ko abantu bisi bashobora umuntu aguha umwenda akagutegeka uko uzajya wambara n'igihe wambarira, yarabizi ko ab'isi akwishyurira ishuri ukazahinduka nk'umucakara we, yarabizi ko ab'isi hari igihe dutanga tugatanga nabi. Ariko aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye, kandi ayo mahoro yanjye ndayabahaye. Imana y'amahoro rero nigwire iganze mu mitima yanyu. Impamvu si njye, impamvu si wowe, ahubwo impamvu ni rwo. Wigenzura urebe impamvu niba ari wowe, uce bugufi usaba imbabazi, kandi uzahure imibereho yawe n'imibanire yawe n'abandi. Kandi nusanga ari undi wabateranije, mwicare muganire, mukemure ibibazo byanyu, mu bana ukomeze urukundo rwogere. Ni Mama Queen, inshuti yanyu mukunda. Aha ni kuri mikoro ya TV yitwa Me and Me TV Show. Nakagaruka ndabakunda. Comment zanyu mba nzikeneye, kumpamagara, bya bindi byose tujye tuvugana.